Tani ugiye gutwara bimu? Yuh. Bibi, bwira Kami Paul. Mubwiye mbabarira. Mubwiye ngo mbabarira shushu. Mubwire ngo mbabarira shushu. Tariha, bwira Kami ngo mbabarira shushu. Ego komika iyi. Tariha uriya ninde? Reba hariya kuri televiziyo. Ninde? 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 Ngwino. Inde. Ninde? Ni Kami. Ninde? Genda uyizane ngiriya. Mubwire merci. Barabikubwira wowe. Nana, bye. Bye. Nana, bye. Mwanciye amazi? Bwira mama bye. Inyindi bya mama bye. Ndagukunda. Bye sheri. Mika, bye. Mama. Ndagukunda. Tato. Eze, ugiye. Ugwa mama inkweto. Yakoze. Ninde wataye inkweto hara hirya? Ninde mama? Wowe ninde wataye inkweto? Inyindi? Ninde wataye inkweto? Ngo? Nyingure? Ngire komanga uhamagare Denise akingure. Komanga Denise arimo aho. Komanga. Hamagara Denise. Hamagara Denise akingure. Tadia. Uri kubwira nde? Gabanya. Kame. Gabanya. Gira Denise agukingurire. Mama barakomanga, sibyo? Komanga. Mika, twakinze. Ngaho manuka. Tari amubwira manuka. Buretse. Yaragiye kukugwisha. Genda kubika intebe. Bye ndagiye. Bye ndabakunda. Uri gukora iki? Bye sheri. Mama va ku muryango bibi. Mama va. Ici. Talia.
mugenda kureba itetero. Mujya kureba iki? Mujya kureba iki? Amana. Itetero. Bye. barahari ku bwanyu mwumve ko bahari ndetse kandi bazahora ari ababyeyi iteka ryose. Ati rero bamudogo cyane pe nawe rwose twenyine muri iki gihugu ku nama nziza ndetse n'umugisha mwaduhaye ubwo twazaga tubagana. Imana namwe izabaha umugisha. Iyi ni impano twagiye mu bukwe vlog ndafata cyane ndizera ko buri wese aza kugubwa neza n'ifunguro umuryango wateguye ndetse kandi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, uwemera Imana akanemera n'umunsi w'imperuka ajye yakira abashyitsi be. Ni kubw'iyo mpamvu rero umuryango mugari batwerereye muri vlog. Hano hari timu y'ibiri. Barabara uyu mukobwa turi kumwe mu bukwe turi amafoke isahani imwe ebyiri zivuga izina rye dore hasi ibi ni ibyanjye uriya muntu uri byundi n'abandi ariko mana we tujya amakanya mu bukwe turimo nimubura amakanya yo nasi ntabwo urimo soni. Wigo pe we si ibintu nibiki najyaga mbibona ku bantu bakuru none natwe bitugeze. Vlog tuvuye mu kwe turatashye. Twahita turi muri vlog. Yeah. Turatashye n'amaguru. Bamwita Nusurayike kagabo. Shaka kuri kwa Mungu imodoka nitwije gutwara cyangwa. Le. Shanziranye na Zayituna kwa kundi yavuye mu kwa agenda n'amaguru. Neri wamubonye? Yambona ate? Vlog. Cyangwa umenya ari uko mfite udututa turi mu maso. Ejo ndaba nadusuka. Vuba. Neri bari muri vlog. Ndi muri vlog itabona. Tuvuye mu bukwe twabishyushyemo. Ubukwe bwari ubw'umukobwa wacu tubereye nyirasenge. Suniya yawe sha. Suniya tuzamusubiramo turi mu nama. Yakubwira Suniya. Ego, se Brandi kuwa kane tuzagenda. Ariko biriya biti birasa neza pe. Ego. Ntawagusuta pe. Nahise kutabona. Tutashye n'amaguru imodoka twazisize. Brandi rukote ruvuye. Shawe. Sasa rero turi gukora vlog. Moto bite? Vlog. Turi muri vlog. Dore Kadete na Noza. Manuka nyine n'amaguru. No, aba bakobwa murasiranye. Ubu tugeze kuri Eripe vlog tutaha. Ngiye kubivuga bari bamutije inkweto. None igiye muri lift akavuga ngo zizane bitazakugora kuzitirura ariko mana we sha Gazirajya kumanuka murebe kungene kuntu hasa neza mugabo wari ufite stress nkaho ubukwe ari ubwawe ese kutabwira abafana ko ufite ubukwe n'umwito ngo bazaze Kagabo afite ubukwe muzamwitabe umwito wawe uzabera he kwa Gakwandi abantu mushaka kujya mu mwito muzambwire itariki zingahe enye z'ukwa gatanu afite ubukwe baramujyanye ego mane se suhuza hari hirya bari mu
Mota ntabwo agitega moto. Okay, nanjye reka mbabwire imbamutima zanjye nusumfatira kamera hindukiza gutya ukomerezeho. Akamoto ntabwo tugatega ni kugaragara neza. Imbamutima zanjye nuko ntazo. Yo byanze ko riba yazamuye. Nakoze kureba ino vloge y'aka gace kuko haraza kuza n'iyindi biteze inza mbolea yaje kitumbolea mumeze mutese muri kundeba hariya ndi kugira gutya ngiye gutegura idaku yanjye kubera ko ntabwo nariye neza ngo saa sita ntabwo nariye neza saa 12 nariye ibiryo bikomeye ko ahantu nagiye ntabwo nigize ndya nyine nk'umuntu ejo uzongera agasiba kandi mu gitondo mfite no gukora siporo n'ibinkundira ejo nzazikora kare nzabereka ukuntu bizaba bimeze kuwa gatanu dukora siporo nyinshi dukora amaguru akenshi kuwa gatanu dukora amaguru kandi sinyakunda pe kandi ubu ndashaka kubera ko ibiro byamaze kugera aho nshaka ndashaka gutangira gukora nyine umubiri ariko mbere y'uko rero nangira guteka ngiye guteka amagi arimo inyanya pavuro n'igitunguru mbere y'uko nangira guteka njya kureka aga product keza ku badamu keza byatari ko muri Sunroad uretse bereke ahantu mbika product nkoresha muri iyi minsi do wagira ngo twe turaranguza product rero ngiye gukoresha ni iyi ngiyi muri Sunroad bagira n'ubuki simubonaho logo yawo iyi product mbeko niyitwe ni dibido iyi product ni nziza byatari nze mbabwire ibyayo niba muri bumbone neza simbizi ndi kuvuga buhoro kubera bavandimwe banjye baryamye iyi product ifasha murebe neza ifasha abadamu ikora nyine ibintu byinshi cyane umusome hano isohora ibintu byinshi bibi hari ukuntu nyine yongera uburyohe ibiki byose hari hepfo ariko noneho iyo ufitemo n'akantu kakuka katari keza umva igakuraho ni nziza byataye iri muri product zabo nabifuriza gukoresha ku badamu ariko abadamu bonyine cyangwa abakobwa ntabwo abagabo bibareba rero koresha ikiyiko reba ukuntu bisa so biragaragara ngenda yikoresha rero ni nziza pe ntabwo ushobora kuzana akantu kakuka kadafite epfo na ruguru kabone n'ubwo waba uvuye mu mihango simubizi ko hari akuka katameze neza ariko iyo ukoresha ino product ntabwo ushobora kuba wazana ukuntu mba ndi seredo ndahafunga ubundi akaba ari ngewe ukomezanya naho akaba ari ngewe umenyana naho njyenyine ngiye guteka nashishikaye kambabwire mvuye mu bukwe so mwabonye video ndi kuvuga ko naragiye mu bukwe ari igihe rimwe na rimwe ndiko nabamenyereye nyine nsara nkaba umusazi burundu
nanjye nakwitekerezaho ugasanga nabaye umusazi pe. Mubwire ikintu nabonye papa mukuru nagiye mbona araje hafi y'aho twari twicaye n'umudamu yari yicaye, aragiye muzaniye agateka we, numbaza ikintu cyari kirimo. Noneho birangiye haciye akanya aragenda amuzanira ibiryo. Ntimuzi ko ubundi abapapa kenshi niyo bagiye mu bukwe nyine biri ngombwa ko mugenda nka famiye, usibye ko hari abantu mujyana abana mu bukwe umwana ugasanga ari kurira, ni agahinja, ni kamenyereye abantu benshi, ni kamenyereye umwana we. Umwana bamujyaniye iki? Ni ugukunda ubukwe. Sinzi ibyo bintu ndabyabashaka. Ntabwo kubona umuntu wajyanye umwana mutoya mu bukwe, cyangwa ugasanga ugiye gusarira yidi ufite agahinja k'amezi 2. Abantu bari kugusunika nta n'uwitaye ku mwana wawe, uratashye ugize ibibazo. Ibyo reka tubive. Umupapa baragiye, haciye akanya azanira umudamu w'ibiryo. Disi ubuntu ukuntu amwitayeho, none umuvuye ni mukuru. Namwitegereje ndavuga mana yanjye. Nyine umuntu ukuntu angana urabona ko ari mukuru, ahubwo ariwe bakabaye bari kubikorera, ariko disi we yabikoreye umugore we. Numvishije ari byiza. Abantu rero mujya mubona ikintu cyiza mujye mukigiraho. Hari ukuntu abantu twihaye ibintu byo kubona ikintu kibi akaba aricyo dushyira imbere, cyangwa akaba aricyo tuvugaho cyane, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ni ikintu cyiza, iyo ukibonye uba ugomba kukigiraho, bikaba byiza kurushaho. So rero ako kantu nifuza kukababwira. Turasubira mu kanya nimara guteka ndimo kurya. Ndibaza nta muntu utazi guteka ibintu ngiye guteka, ntabwo ari ibintu byatuma mbatwara umwanya ngo mubirebe, kereka wa muntu uzi guteka amazi gusa. Hari umuntu babajije ngo ikintu azi guteka, aravuga ngo azi guteka amazi, kandi amazi ntabwo bayateka ariteka, yatereka ku mbabura gusa, ubundi akiteka. We nta kindi uri gukora. Ikintu kindi nzi kijya kibaho ku bantu bateka umureti bagashyiramo inyanya, hari ukuntu bibafatana hasi. Hari uburyo ushobora kubikoramo ntibifate hasi utarinze ujya gushyiraho amavuta menshi. Hari abantu bazi ko amavuta menshi hari ibintu bya danje akora mu biryo, usibye kuguhuza ibiryo nta kindi, rwose nta kintu akumarira. Uburyo rero ngewe njya nkoresha ni bumwe. Fata gutya akantu ndi bukubitiremo amagi, kandi ubwo nari nzi ko ndi kubibereka, kandi isura yanjye niyo irimo irahanga idashimishije. Mfite udututa amaranye nk'ibyumweru 2 ukuntu tumeze, sinzi niba tutari kugaragara, turashaje, twatumye mu maso nsa nabi, noneho sinjye wakobanye. Kandi mbereke ukuntu mbigenza. Ngewe nkatiramo inyanya kandi ziriho n'udushishwa, inyanya nyine zitari nyinshi, bitewe ariko n'abantu bagiye kubirya. Kandi ikindi umureti urimo imboga biraryoha, urimo nyine ibintu nk'ibi ngibi ari sawa. Pana kuwushyiramo igitunguru ukawuteka gakondo gusa. Ikindi hari ukuntu wumutse cyane ugakomera, ukagira ngo ni inyama zidahiye neza. Nibagiwe kubabwira nimero, ukeneye uriya muti wahamagara 0720 2036 510, ubundi ukibonera umuti ugasa neza. Abana ninde
pore. Ikindi kintu, iyo ushaka mbereka akantu, hano naho mbika ibirungo, ubuzizi bukaba buratambutse. Ibaze ko nari ngiye gufata umunyu, nimba nari nzi ko ndi bubiteke. Ayiwe, none yanjye nayimena. Ndashaka kubereka hano yanjye. Dore wa muti nawubonye wo muri Saniroti, niho ntashyize hariya kubera ko muri iyi minsi ndi kuwukoresha kenshi, mba ngira ngo ntabyibagirwa. Iyi food color, iyo ushaka ko amagi nyine wenda ashaka ari amapondezi utabona ko ugura amanyarwanda, ushyiramo gakeya ugatuburira amaso ku buryo uba ubona asa umuhondo kandi nta kintu gatwara ku bintu bijyanye n'ubuzima. Bya bindi nababwiye, ngiye kuyakubita fureshi, ndaza kubereka nibirangira. Iyo amagi byarangiye nshyizemo ibintu byose kubera ukuntu nshaka kubyihutisha, nkarya amasaha yageze kure, nkabona n'akanya ko kwicaraho gato. Reba ukuntu asa, wagira ngo ni amanyarwanda fake sana. Hano ntegereje ko ipfa nk'ishyuha, ubundi nkahita nshyiraho amavuta. Hano harimo umukara ngiye kunywa, ndimo kwishyushya, ubundi by'uyu munsi bikaba birarangiye. Abasiribateri simbigishije ukuntu wakora umureti mu buryo bworoshye, ibintu byose ukabihurizamo hano bitagiye ufata ku panu ngo urare uyikuba abaturanyi bagira ngo urimo urahonda imyuma. Ese hano hari umuntu inzara yaba yarariye agahondagura isafuriya buke buke ngo abaturanyi batamwumva, akajya kwigurisha mu nyuma? Muzambwire mbatere iyo sitori. Murebe ukuntu wa mureti usa, urasa neza. Akantu k'upondeza ariko karimo. Hano harimo umukara imeze neza byatari, iryoshye. Vuba aha ngaha ndabakubita ikiganiro cy'ibirungo nka bingahe ugomba kuba ufite, ubundi ugateka utuntu tumeze neza. Imana ibarinde.